Ibihe byiza cyane kuri wowe udahwema kudukurikirana umunsi ku wundi, ni by'agaciro komeza uzajya udukurikirana, natwe ntabwo tuzahwema kuguhereza amakuru y'imyidagaduro azajya abagezweho, haba amakuru yo mu Rwanda, muri Afrika ndetse no ku isi hose. Icyo usabwa ni kimwe gusa, ni nayo nkunga ikomeye twebwe nka Kigali TV team tugusaba, kanda subscribe kuri Kigali TV, hanyuma uhita ureba hirya gato hahita haza akazogera nako gakandeho, kugira ngo hatazagira inkuru n'imwe izajya kuri YouTube channel yacu ikagucika. Amazina yanjye nitwa Ikwishimwe Emmanuel. Hanyuma reka nkubwire inkuru nziza cyane. Niba ushaka kohereza ibintu hanze y'igihugu cy'u Rwanda cyangwa se kubitumiza hanze y'igihugu cy'u Rwanda, ari company imwe rukumbi ifite ibiciro bidasanzwe, ifite discount idasanzwe kandi ikabikugezaho mu minsi mike cyane. Iyo company na yindi yitwa Frame Shipping Limited. Uramutse ubakeneye wahamagara kuri 0788668790, ubundi bakagufasha mu minsi mike cyane, ibintu byawe biba bikugezeho kandi bafite discount idasanzwe. Wakwibaza ngo uyu munsi nje kukubwira iki? Hamaze iminsi myinshi cyane havugwa saga ya YAGO TV show. Benshi bagenda babigarukaho, bagenda bavuga abantu bashinjwa, ariko hagashinjwa abantu benshi, kandi abo bantu bose ntabwo baba barihurije hamwe ngo batere strike cyangwa se bareportinga YAGO kuri YouTube. Hari amakuru ahari menshi agiye atandukanye kuri YAGO TV show, ariko uyu munsi noneho nje kubabwira ukuri kose ku bintu bijyanye na YAGO TV show, ndetse n'abantu bari gushinjwa cyane. Noneho ntabwo bari gushinjwa, ahubwo YAGO yabishyize hanze, yavuze ukuri kose. Uyu munsi cyangwa se muri iki kiganiro uri buze gusobanukirwa ese ni bande bari inyuma y'ifungwa rya YAGO TV show. Ngira ngo murabyibuka ikiganiro cya nyuma YAGO TV show iheruka kwa uploadinga kuri YouTube ni ku itariki 29 ukwezi kwa 12 2021. Imaze ibyumweru hafi bitatu itashyira ibiganiro kuri YouTube, ntabwo iheruka kwa uploadinga ibiganiro kuri YouTube. YAGO yagiye atangaza bimwe mu byaripotingaga YAGO TV show, aho waripotingaga YAGO TV show yagiye avuga ko bamututse mu biganiro hafi ya byose yashyiraga kuri YAGO TV show. Raporo ya kabiri yaje ivuga ko YAGO TV show amashusho menshi ishyira kuri YouTube haba huzuyemo ibintu bya pornography gusa. Ariko YAGO icyo gihe yirinze kugira umuntu atangaza cyangwa se kugira umuntu atunga agatoki cyangwa se kutubwira ukuri ubundi ninde waripotinze YAGO TV show. Uyu munsi mu masaha ya mu gitondo, uwitwa PHILPETER yashyize hanze akavideo mu gahinda kenshi ndetse no mu kababaro kenshi. Yashyize hanze akavideo k'umufana wamututse akamwandagaza kuri Instagram amushinja gufungisha YAGO TV show. Reka mbanze mbumvisha ku kavideo ubundi nze mbabwire ukuri kose. N'umufana wamututse amushinja kuba ari mu bantu bafungishije cyangwa se bafashe kunda YAGO bagafungisha YAGO TV show. PHILPETER imeze bite? Nagireka ibintu byose ari mwana, ubu kugenda ukaripotinga YouTube channel y'abandi koko umusaza gushaka kumukura ku mugati. Ikigo gigaciro. Uwo ni umufana watukaga PHILPETER amushinja kuba ari mu bantu bahagaritse YAGO TV show cyangwa se bagize uruhare kugira ngo YAGO TV show iveho, ihagarare, ibitari kwa uploading ibiganiro uyu munsi. Hanyuma yamutukaga nyine kari ikigoryi, ndetse amushinja nyine kuba yaratumye YAGO atari kubona umugati muri no minsi kandi yarakoraga neza abanyarwanda bamukunda. Hanyuma nyuma yo gupostinga iyo audio y'uwo mufana amutuka nyine ngo ni ikigoryi, ngira ngo mwabyumvishe byose, PHILPETER yagiye munsi arandika ngo muvandimwe YAGO for real, nagira ngo usabe ubwiza ukuri abanyarwanda bireke kubateranya n'abandi. Mbere yo gukomeza ibindi bintu yanditse munsi, harimo nk'iki cya mbere ngiye kubanza kugusomera ubundi nkagira ibintu baza kugusobanurira gatoya. PHILPETER yakomeje arandika ngo icya mbere, channel yawe iriho ntiyasibwe, ahubwo wahishe content zose ku bushake bwawe. Kuri YouTube bibaho ko content zawe wazigira private bitewe n'impamvu runaka. PHILPETER rero yavuze ko YAGO TV show yahishe content ku bushake bwa YAGO for real, niwe owner wa YAGO TV show. Ndagira ngo mbanze mbasobanurire ibi bintu. Ubundi habaho ibyitwa community guidelines za YouTube cyangwa se amategeko n'amabwiriza ya YouTube. Kuri YouTube ntago wemerewe kuuploadinga video irimo ibi bintu bikurikira: pornography, violence,
hate speech na harassment. Reka ngerageze kubibashyira mu kinyarwanda kugira ngo mubyumve neza. Ntabwo wemerewe kwa uploadinga ibiganiro birimo amashusho y'urukozasoni, cyangwa se ntabwo wemerewe kwa uploadinga video kuri YouTube irimo ihohotera, cyangwa se imvugo z'urwango, cyangwa se isebanya. Ntabwo ibyo bintu byose wemerewe kubya uploadinga kuri YouTube. Impamvu mbanje kugusobanurira ibyo bintu no kugira ngo dukomezanye turebe ibintu PHILPETER yashinjaga YAGO. Yanditse ngo icya kabiri, impamvu zishobora kuba zarabiteye, it's either wa violating community guidelines za YouTube baguha strikes na probation yo kudapostinga for a given period, kandi wakuyeho content kugira ngo udahabwa izindi strikes, channel igafungwa burundu. Iyo bakuripotinze cyangwa se bagustrikinze inshuro 3 mu minsi itarenze 90, YouTube channel yawe irasibwa burundu. PHILPETER rero yashinjaga YAGO TV show ko ikintu kimwe gishobora kuba cyarabiteye ari uko yaba yararenze ku mategeko n'amabwiriza ya YouTube, hanyuma bakamustrikinga, bamara kumuhereza strike akaba agize amavideo yose private kugira ngo adakomeza kwakira izindi strikes, channel igafungwa burundu. YAGO TV show yatangaje ko yakiriye strikes 2, harimo iya mbere ivuga ko mu mavideo menshi ya uploadinga kuri YouTube umuntu wamuripotinze yamuregaga ko amutuka mu mavideo hafi ya yose ya uploadinga kuri YouTube. Icya kabiri, uwo muntu wamuripotinze yavuze ko amashusho YAGO TV show ishyira kuri YouTube aba yuzuyemo ibintu bya pornography gusa. Yakiriye strikes 2 bituma ahita akuraho amavideo yose arenga 1300 kuri YouTube kugira ngo atakire indi strike ya gatatu, YAGO TV show ikavaho burundu. Icya gatatu PHILPETER yanditse ngo niba ari copyright contents or reports z'abantu zaguhesheje strikes ugahisha content zose ngo badakomeza kuguha izindi, wavuga abo bantu bari kuripotinga abanyarwanda bakabimenya, kuko email za YouTube ziba zisobanutse zikwereka amazina y'uwabikoze, email ye ndetse n'impamvu yatanze, bityo abantu barava mu rujijo bareke gukomeza kudutuka baduhora ubusa. Maze iminsi nakira message nk'izi nkaceceka, ariko byari bimaze kuba too much kubiba urwango, twese tujye tubyirinda. Uwo ni PHILPETER. Icya gatatu yanditse ngira ngo nacyo mucyumve neza, yasabaga ko YAGO yashyira hanze amazina y'abantu bamuteye izo strike cyangwa se bamuripotinze kuri YouTube, abantu bakabimenya, kubera ko abantu bari kugenda bakekwa abafana ba YAGO TV show, kubera ko bari bamaze kuba benshi cyane bari kugenda babatuka. Kugeza aka kanya ntabwo urumva view ya YAGO, ariko niyo tugiye guhita dukurikizaho tumenye ubundi YAGO ko bamutaginze muri iyi post ya PHILPETER, YAGO yaje avuga ngo iki. Ese PHILPETER wari uzi ko ari mu bantu bari inyuma yo kuba YAGO TV show itari kugaragara, ndetse na team ya The Choice yose? Reka mbanze ngusomere none n'igitekerezo cya YAGO uhite umenya ukuri kose. PHILPETER yanditse ibingibi kubera uyu mufana wamututse, noneho reka nguhereze view ya YAGO. YAGO yagiye munsi muri comment, hanyuma yandika message ndende cyane, ni message ndende cyane, ariko bimwe mu bintu by'ingenzi birimo nuko PHILPETER ari indyarya ndetse yashatse kumushyira hasi kuva na kera, ntabwo bitangiye ubu ngubu. Reka mbanze nguhereze view ya YAGO ndetse ngusomere n'ibyo yanditse byose umenye ukuri kose. YAGO yaje arandika ngo nta kindi wari kuvuga kuko nawe uzi ukuri, ahubwo urakoze kwigaragaza muri bamwe b'imbere. Gake gake murakomeza mwigaragaze nicecekeye, kandi Imana yo ntikora nk'uko mwebwe mukora. Hanyuma ko namwe mwakuriho kwa uploadinga hafi ibyumweru 2, ubwo n'ubushake bwanyu, ashyiraho akabazo. YAGO arakomeza agira ati cyangwa ubonye nawe bikubayeho wumva wavuga ubusa nk'ubwo uvuze. YAGO arakomeza agira ati wowe noneho reka nkwerurire, wangenzeho kuva kera, nubwo buryarya bagawe abantu barabuzi. Wirirwa unumaho abantu ibyo uvuga byose kuri nge bingeraho.
kandi nk'uko benshi bamaze kukumenya ubu noneho urigaragaje neza byeruye kandi urakoze gutuma rubanda bakumenya. Yago arakomeza agira ati uburyarya bwanyu burarambiranye kandi disi ubu wumvaga batazakumenya. Yago arakomeza agira ati wowe na timu yawe nta kindi nababwira uretse kukubwira ngo amahirwe masa ariko muzafata ubusa. Ahita akomeza agira ati Yago bantu mukurikirana The Choice Live murebe kuri iyo channel, murebe kandi munategereza igihe izamara idashyiraho content, muzamenya uwo Nizeyimana Peter ariwe, ubwo ni PHILPETER yavugaga. Hanyuma nawe reka tumugerere mu kebo atugereramo tumubwire ngo kuba adashyiraho ibiganiro n'ubunebwe cyangwa umwiryo no kumva ko adakeneye gukora. Ubugambo bwose wirirwa uvuga kuri the top shatter, ngaho waramuzamuye, ngaho waramufashije, ngaho utakunyuzeho ntagera, ngaho ndiriza, byose byangezeho nuko mba nakwihoreye ukagira ngo ndinjiji, ariko burya useka neza nuseka nyuma. Yago akomeza agira ati good luck mu byo urimo, ariko channel yaba terminated yagaruka ntuzigera unshyira hasi wowe mbaye mbikumenyesheje. Ejo nafungura n'iyindi kandi abarebaga ibyo nkora bakongera bakaza. Ahita taginga PHILPETER, ahita yongera asoza agira ati komerezaho. Uwo ni igitekerezo cya Yago cyangwa se uwo ni Yago for real wabyanditse kuri Instagram. Benshi ntabwo twari tuzi ko PHILPETER ari inyuma y'ibi bintu, benshi babivugaga ari naho uyu mufana yabikuye, ariko ntabwo twari twarabyemeye cyangwa se ngo tubifate nk'ukuri. Ariko nyuma na nyuma uwitwa Yago ashyize ukuri kose ahagaragara. PHILPETER nk'uko Yago abitangaje ari mu bantu bihishe inyuma yo kuba Yago TV show itari kugaragara muri iyi minsi, ari no mu bantu bashobora kuba bararipotinze Yago. Ayo niyo makuru ahari, iyo niyo saga ikomeye ihari. Icyo iyi post ya PHILPETER yatanzweho ibitekerezo byinshi cyane, ndetse hari n'undi muntu waje amushinja kuba ari we wamuripotinze, ashinja PHILPETER ko nawe yamuripotinze. Yago mu gahinda kenshi yanditse message ndende iyo maze nyine kugusomera, ndetse anavuga ko naho YouTube channel itagaruka yafungura indi, ndetse abarebaga ibyo akora bakongera bakaza bakamureba. Reports za Yago mwarazibonye, ayo niyo makuru ahari. PHILPETER ni umwe mu bagaragaye mu baripotinze Yago, ndetse ari mu b'imbere cyane nk'uko Yago yabyitangarije. Baragenda bajya hanze cyane. Anako ngushimira cyane wowe wabanye nanjye kuva dutangiye kugeza tugeze ahangaha, n'iby'agaciro komeza uzajya nkurikirana. Nanjye ntabwo nzahwema kuguhereza amakuru y'imyidagaduro azajya bagezweho, haba amakuru yo mu Rwanda, muri Afrika ndetse no ku isi hose. Amazina yanjye nitwa Ikwishimwe Emmanuel. Komeza kugira ibihe byiza cyane.